rero uriya mugabo ni bose wanjye, ukuntu yansugiye tukaryamana hari mu gitondo, hari mu masaha ya mu gitondo pe. Mabuja nta wari uhari, yari njyewe n'uriya mugabo, kuko n'utwana twe tubiri twari twagiye kwiga nyine ari mu gitondo. Noneho mabuja kuko azinduka nawe agenda, kuko mabuja we agenda 12:00, ni njyewe wari uhari wo kumuterera ipasi, kuko ajya ansaba rimwe na rimwe ko muterera ipasi, ariko agasohora ipasi nkayiterera muri salo. Noneho ejo bundi nyitera hari mu gitondo arampamagara, yaraje arampamagara arambwira ati Joye, ndagira ngo nterere ipasi kandi ndashaka yuko uterera hano mu cyumba. Nuko yambwiye uti ndashaka yuko uterera hano mu cyumba, unterera amashati 2 vuba vuba, ngende ngiye kujya mu rugendo, nzagaruka umusibe ejo. Rero nterera amashati 2, ati iyo nzambara niyo nzambara ejo bundi. Ndabyumva, yampaye n'amapantaro nk'uko rwose nsanzwe muterera ipasi. Ntabwo byangoye kujya mu cyumba cye, kuko n'ubundi najyaga njyamo rimwe na rimwe ngiye kugira nte gukoramo isuku nyine, ngiye nko gukoropayo, ngiye koza amatuwarete, amamiruwari, cyangwa kurebamo imyenda idafuze, kuko hari ahantu bambwiye nzajya ndeba imyenda idafuze buri wa gatandatu. Kwinjira mu cyumba rero urumva ntabwo byari binteye cyane, ko bose abimbwira nabonaga yari yambaye. Ntabwo nari nzi yuko ari kumbwira ngo njye mu cyumba kugira ngo ansabe ibintu, kuko numvaga ukuntu ari abakire n'ukuntu uriya mugabo nyine ameze n'amafaranga afite, numvaga ngewe ko atananjya mu maguru pe. Nyine hari ukuntu ubona umuntu ukavuga utereka reka niyo haba habaye iki, ntabwo uyu mugabo yansaba yuko turyamana. Byaranantunguye bimbwira. Ubwo naragiye njya mu cyumba cye, ntangira gutera ipasi. Ubwo umugabo we yari ari hehe? Yari ari gufata breakfast muri salo amanje. Ndagenda ntera ipasi, ndagira ishati ya mbere nyimanika nka hariya, mfashe ishati ya kabiri. Mu gutera ishati ya kabiri wa mugabo yaje mu cyumba, ngira ngo hari n'utundi tumuzanye. Umugabo araza yinjira mu cyumba, aho kugira ngo atajya ku gitanda se cyangwa ajya muri dushe, yaje aganaho narindi. Araza anturuka inyuma, ngiye kumva numva umugabo arampobeye. Kuno nyine umuntu ashobora kuza guturutse inyuma agahita aguhobera. Umugabo yaraje arampobera anturutse inyuma, ngira ubwoba, ariko sinabitindaho, ndakomeza ntera ipasi, cyane ko utuntu twabo n'utuntu tuba turi ku murongo, mbagomba kuyitera neza hato ntanayitwika. Umugabo wankora ku mabuno, numva nyine ibintu birandenze. Ni ubwa mbere nari mubonye afite iyo myitwarire. Nyine ngiye kumva numva nkubise urushyi, urabona zino bakubita ku kibuno kakavuga cyane. Yarakankubise, ndamubwira nti bosi waretse kundiranja, iwa disabe. Nyine mbimubwira mu cyongereza, kuko bakoresha icyongereza iwabo gusa, nanjye nzi gikeya. Ntabwo uriya wajya gukora mu rugo rw'abazungu utazi icyongereza. Ndabimubwira, arambwira ngo sorry. Arangije arambwira mbese Joye ngo hari kimwe, ngo hari ikibazo cy'amatsiko ngo njya nibaza, ngo kuva kera nahereye kera numva ngo abavandimwe bacu ngo b'abazungu bavuga ngo abanyafurika ngo bararenze, ngo abakobwa b'abanyafurika ngo ngo bararenze, ngo mu gitanda ngo bararyoha bya hatari, ngo nta mukobwa w'umunyafurika cyangwa umugore ngo utagira amazi. Ati koko ibyo babavugaho nibyo? Ati nanjye mba numva mfite amatsiko yo kuzarongora umukobwa w'umunyafurika cyangwa umugore, numva ibintu bavuga niba ari byo. Ati barandahiye ngo bararyoshye, ngo ntaho bahuriye n'abazungu b'iwacu. Ati nibyo? Narasetse kuko numvaga arimo arambaza ibintu by'ibishegu. Narasetse ngura n'ikintu musubiza. Arambwira ati ni serious, mbwiza ukuri, ibyo babavugaho nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ubona umugabo ari seri, yarakomeje koko. Ndamubwira nti rero bosi ntabwo mbizi pe, I don't know, kubera yuko njyewe ndi isugi. Mubwiza ukuri,
bose araseka ari umva yarasetse hafi no kubikubita hasi, arambwira ati Joye harya ufite imyaka ingahe? Ndamubwira nti mfite imyaka 20. Ati bishoboka gute se ko waba ukiri isugi ku myaka 20? Ati cyangwa abasore bina ntibabona ukuntu uri mwiza. Umva bose ibintu byose arimo arambwira ni ibintu bishyashya nyine ntamumenyereyeho. Arangije arambwira ati uhagaritse ucumuye iyo pasi. Narindi ku ishati ya kabiri ntaragera no ku mapantaro ndacomora. Umugabo ati hindukira undebe tuvugane turebana. Numva ngize ubwoba ndacomora ipasi ndahindukira ndamureba. Umugabo anyegereye pe gutya kumwe umuntu avuga umwuka umusohokamo nawe uhumeka. Arambwira ati ndashaka kubyumva ibintu bavuga niba ari byo, kandi ni wowe turi kumwe, bivuze ko ni wowe ugiye kumpa nanjye urambwira icyo ushaka. Urabizi abakobwa b'amasugi tuba twifitiye ubwoba. None umwanya ukuntu iwacu bandeze ndi umukobwa wakuriye mu rusengero, ibintu by'abahungu cyangwa by'abagabo sinigeze mbijyamo. Nagize ubwoba bwinshi pe, niwo munsi nagize ubwoba. Ndamubwira ni rero bose ntabwo byashoboka pe, hari intego nihaye intego y'uko umugabo nzaha ari umugabo twabanye, ari umugabo wanjye. Ntabwo rero naguha ku bintu naba ntandukiriye intego nihaye. Umugabo ndamwangira pe, arangije arambwira ati urakomeje koko urabyanze uransuzuguye. Ndavuga nti ntabwo ngusuzuguye, ariko mu byanzanye hano ni akazi ko mu rugo, ntabwo naje hano kuguha ibintu. Umugabo arambwira ati okay, njye rero ntabwo nkunda agasuzuguro, sinkunda n'umuntu unsuzugura. Ngira ngo urabizi neza ko nta contract twagiranye, none hafata ibintu byawe ngo uhembe amafaranga ugezemo unsohokere mu nzu wigendere, niba ibintu ngusabye bitakunda. Mbona ibintu birahindutse, ndeba akazi mfite ukuntu ari keza kampimba 300. Buriya abazungu bishyura neza, kandi 300 mba nakoze iki? Ni uguteka, ni ukoza ibyombo, gufura sinjya mfura kuko bafite imashini zimesa, ni ugufata imyenda nkashyira muri cya kimashini gifura, reka sinjya mfura. Ubwo rero ni amasuka asanzwe yo mu nzu, nta kazi nyine kahaba pe, nta minja bafite gutegura abana babo bazi kwikarabya. Buriya abazungu ntabwo ari nkatwe usanga umwana agira imyaka 7 mukimwuhagiro. Umwana ajya muri dushe akiyoza neza agasohoka kibrosa ibintu byose. Ikintu nkora mbategurira ibyo kurya bya mu gitondo ku gihe, ibyo kurya bya saa sita ku gihe, n'ibyo. Ndeba akazi ka 300, ndeba ukuntu kugira ngo nkabone nari maze imyaka 2 nkiga naradepoje ahantu hose narabuze akazi. Igitangaje nari maze igihe nshaka akazi k'200. Ndavuga nti hoya ntabwo kano kazi kanshika, bampemba neza, nijya neza, ikindi amafaranga yaho bampemba ndayasevinga kugira ngo ndebe ko imyaka nihaye niyuzura nzahita nsohoka nkava mu kazi ko mu rugo nanjye nkikorera, kuko nzaba mfite igishoro gifatika. Ndavuga nti ntabwo bishoboka. Bose ndamubwira nti niba aho hajemo kunyirukana aho kugira ngo nyirukane ndaguha rwose. Tukiri aho mu cyumba niko nahise mubwira, ndamubwira ariko ntabwo nguhera hano, tugiye mu cyumba cyanjye mahuje atagaruka akaba yamfatira mu buriri bwe, kandi nkeneye akazi kanjye. Umugabo ati humura rega ndakwishyura, njye ntabwo ngiye kukurongora ku buntu, nta kibazo cy'amafaranga mfite. Ati nawe urabibona abagore bacu ukuntu bakora. Umugore wanjye abyuka ajya mu kazi, ataha nabwo ananiwe, ntabwo tujya tubona umwanya wo gutera akabariro, kandi koko nibyo. Ati umwanya uboneka muri weekend nabwo, kandi inshuro nyinshi mba nagiye mu tuntu tw'utumisiyo nanjye simba mpari. Ati nkumbi kumbuye kubi, ati ninkurongora nimba urebe umbarira iminota, nta nubwo ndi burenze iminota 5. Mubwiza ukuri ndabwa ariko ndi isugi. Umugabo ati sindanarongora isugi, ndashaka kureba ko kuko bimera. Ngo buriya ngo mu bazungu kugira uzabone umukobwa w'isugi ngo batubusugi ku myaka 10-12, kuko ngo ubusambanyi nyine ubwo bwateye imbere cyane. Uwo mwanya umugabo twayamfashe akaboko turagenda no mu cyumba cyanjye mu gitondo, ariko ubwo tubanza gufunga nyine imiryango. Tumaze gufunga
ubwo urumva umugabo ntiyari bujye mu kazi, yaragiye ku gisafari azamarayo iminsi 2, nta puresha yari afite y'ibimwihutisha. Twagiye mu cyumba cyanjye rero, tugeze mu cyumba umugabo nibwo yatangiye kunsoma. Cyakoze abazungu bazi gusomana, umugabo yaransomye ewana, numva nyine ndabishaka pe, ntago ari ibanga, nubwo byari ibintu nari ngiye gukora bwa mbere, ariko hari igihe umuntu agukoraho cyangwa agukorera ibintu ukumva byibuze icyo kintu n'umubiri wawe uragishaka. Uriya mugabo yaransomye nuko bafite utuntu dutoya buriya turyoha kubi, yaransomye turi mu cyumba cyanjye. Ubwo muri kwa kunsoma atangira kunkuramo agakanzu nari nambaye, agakanzu k'umukara. Amaze kukankuramo nawe niko gutangira kuyikuramo imyenda yose, ariko nyine nari mfite ubwoba, isoni, urumva ibintu ugiye gukora bwa mbere ntibyabura, byanga byakunda nari mbizi ko gusugirwa biri bumbabaze. Nawe urabyumva, bwari ubwa mbere no kureba ubwambure bwiyakuyemo imyenda, nari mfite isoni pe. Ntibyatinze umugabo yankuyemo imyenda, amaze kunkuramo imyenda arambwira ngo nindyame ku gitanda, ngo abanze antegure neza ku buryo tubikora nyine nanjye mbishaka. Nibwo naryamye ku gitanda, umugabo araza atangira kunsisa nyine bino bakura bakoresheje ururimi. Njye numvaga nanaruka, numvaga ari njye naruka pe, ukuntu umuntu yifata akajya gukomba igitsina cy'umuntu, none ukuntu igitsina cy'abagore kivamo ibintu ngaho imihango ngaho ibiki. Umugabo yaragikombye yanga kukirekura, aragikomba ku buryo natangiye kwinyarira. Ubwo hashize umwanya umugabo nanjye yansabye gukomba icye, birangora ndamubwira ni oya, mbanza kubyanga. Arambwira ati please ndakwinginze, nkuko nanjye nakoze ibyawe nka gusoma mu bintu, nanjye ndagira ngo winkorere. Nanze gufunga umutwe kuko nabonaga nshobora kubura akazi. Shobora abakobwa baragowe, ntukabona umukobwa wakize ubona ubyuka mu gitondo yicara mu kamodoka ajya mu kazi, byonyine umukobwa uhembwa ku kwezi baba barabarongoye, baba baragowe. Ngwiki ubuzima buri hanze ni hatari. Ubwo naragiye bose rero natangiye nanjye kumusisa nkuko yari abinsabye. Gusa icyiza yari yakarabye, numvaga nta kibazo, nta mwanda numvagaho, yari yogoshe, yari ari clean. Ndamusisa pe. Ubwo nyine icyo ansabye nkagikora, yambwira ati koza ururimi hasi ku ntoryi. Numva bazita intoryi, nkabikora. Narabimukoreye ibyo ashaka. Ubwo hashize umwanya nibwo yazanye amavuta mu cyumba cyabo, ugende yagiye yirizana amavuta, n'amavuta nabonye bakoresha n'ubundi bari kuryamana, arayazana ayansiga hano ku bintu. Amaze kuyansiga umugabo yatangiye kundongora, aransugura pe, ndanababara, ariko arambwira ngo nimpumure, ngo bizagenda mbimenyera. Urumva bya bintu yambwiraga ngo by'amazi n'ibiki nyine nta byabayeho pe, kuko urumva yari etape ya mbere, yari igoye, narababaraga cyane, naramugoye nyine. Arambwira tuzi koko uri isugi, ati ibi ni igitangaza kubona umukobwa nkawe. Ibyo birangiye umugabo yampaye amafaranga ntari nzi yuko ari bumpe pe, yampaye 200. Hojya 500, nanjye ngo 200, ariko ayama ari amadolari nyine. Arambwira ngo ayafite avunje niyo agiye guhita akoresha, nta mwanya afite wo kujya kuvunjisha, ngo njye ninyabye njye kuri banki nyavunjisha, arigendera. Mbona koze ki, nabanje kujya muri farumasi ngura imiti igabanya uburibwe kuko mvaga ndi kubabara, ngura imiti yo kudasama, ibintu nk'ibyo birarangira. Noneho akazi kanjye ndakagumana. Ubwo ayo mafaranga maye nyakubita hehe, kuri yandi yanjye na savings. Numvaga nshaka kuzahava mfite 5 miliyoni, kuko 5 miliyoni buriya ni amafaranga wakoresha
kandi urumva buri kwezi uhembwa turuwasa yewe wenda nk'umukobwa ukeneye utuntu twinshi, ukeneye amavuta, ukeneye gufasha iwanyu, ariko nubwo wabikora ntabwo wabura ibihumbi 150 usigarana ubitse pe. Ubwo rero nirindaga gusesagura cyane kugira ngo nsevinge igihe nikigera nzave mu kazi ko mu rugo. Umugabo nyuma yo kunsugura byarabaye birarangira, agarutse umunsi yagarutseho yaramaze iminsi 3 yagarutse ansaba ibintu. Urumva rero nk'umuntu n'ubundi bwa mbere byari byabaye nyine ntibingore bikabije, akampa amafaranga narongeye ndabyemera. Ubwo naravugaga nti n'undi ninjyanga aranyirukana, kandi mfite miliyoni 3 zonyine, 3 se ntabwo byakunda. Umugabo yarongeye arandongora pe, gusa noneho bwa kabiri ntabwo nababaye cyane nk'ubwa mbere. Ikintu kinatangaje bwa kabiri narinyariye, ni ukuri pe narinyariye, ntazi ngo bivuye he, ariko nkeka ko ahari ari uko nanjye nari nabyishimiye uburyo yanteguyemo. Umugabo none harasara. Umugabo mu gusara yarongeye ibindi bihumbi 500, mba ngize miliyoni 3 n'igice, mbona nsigaranye 1 n'igice. Umugabo yakomeje kujya ndongora, ariko arambwira ngo ntabwo yakomeza kujya ibihumbi 500 ngo ni amafaranga menshi, ngo kandi ngo yarankunze, ngo bivuze ko ngazajya ndongora kenshi, ngazajyama ibihumbi 150 ubwo twabikoze. Ndavuga ni n'ubundi ntacyo ndamira, twarabikoze. Umugabo twabikora akamikira 5 nkarikubita kuri konti yanjye, ku kwezi kwagera bakampemba. Umugabo nyine yarandongoye pe kenshi gashoboka, kugeza ubwo miliyoni 5 nazigwije umugabo akindongora. Noneho nafashe amafaranga yanjye mbasaba yuko nazajya nkora akazi, noneho ntaha nyine nkajya njya gukora ku kazi ko mu rugo ariko nkataha. Ubwo naragendaga nkakora akazi ko mu rugo, byagera nimugoroba nkataha nkarya nanjye mu kazi kanjye nari nsigaye nikorera, mfite ibindi bintu nkora. Bwari ubuzima bugoye pe, ariko nkavuga nti amafaranga yose ndayakeneye. Umugabo byakomeje gutyo, ariko inyuma y'imyaka 2 yonyine ntangiye gukora ntaha, nari maze gutera imbere pe, kuko amafaranga uwo mugabo yampaga yari menshi, buri uko yandongoraga yampaga amafaranga, ku buryo mvuga nti nzakomeza ndongorane nawe n'ubumba nkibona andi mafaranga. Ariko nageze aho ndabihagarika, nibwo natangiye kwikorera noneho mu mwanya akazi kanjye, ntangira kubona amafaranga, nanjye mba umukobwa ufite amafaranga. Nyuma nza no kumubwira ibyo nsigaye nkora, noneho yazageza kundeba akantera inkunga, akampa amafaranga agaragara. Ntanatinye kuba yandekurira miliyoni, ariko ubwo twabaga twararanye. Naragiye rero mba umucuruzi, mba umukire pe. Noneho ndekera, ariko ubwo hagati aho naje kurwara, ntangira kurwaragurika, inkorora zidashira, ibintu nk'ibyo. Nibwo naje gusanga naranduye agakoko gatera sida, ariko nyandujwe n'uwo muzungu. Narebye no kwirirwa ndimubwira, ndamwihorera, ndavuga nti ndabizi neza ko ari we, nawe arabizi ko arwaye, kamwihorera. Ntangira imiti, nakoze icyaha ngo mbure amafaranga, ariko ingaruka ntizabura. Buri kintu cyose buriya dukora, kibe cyiza kibe kibi, kibe ikiringaniye, kizagira effect mu minsi mikeya. Naje kurwara. Mu by'ukuri nari wa mukobwa ufite cash abasore bose bifuza kurambagiza ngo bagire umugore, ariko nari mfite sida, ariko batabizi. Natangiye gufata ikinini mu ibanga ryanjye, ku buryo na mama nta muntu umwe wigeze abimenya, cyane ko nari umukobwa wibana, ntawamenyaga yuko mfata imiti. Nibwo muganga yakomeje kungira inama, arambwira tugomba gufata imiti neza, ukagera kuri ya level nta muntu wakanduza, ati bijya bibaho kugera kuri rwa rwego nta muntu wakanduza sida yawe kuko yacitse intege, utariki iyo ugabanyije urarwara. Igihe cyarageze rero, nimba rukurira no kurakarira uwo muzungu, turaburana burundu ndamureka. Hanyuma nyuma yaho naje kurambagizwa n'undi musore w'umukiriya wanjye mu bijyanye n'ibyo ncuruza, umusore ufite cash pe. Umusore turakundana,
umusore nibwo yatangiye kujya ansaba ko tunaryamana, tukajya turyamana rimwe na rimwe ariko tugakoresha ubwirinzi. Rimwe na rimwe ariko hakaba igihe ashatse ko dukoreraho, ubwo nanjye nkashaka ukuntu nyine niba dukoreyeho nkoresha ya mavuta n'ibiki kugira ngo atagira ikibazo ntamwanduza. Uwo musore ntibyatinze ubu arimo aransaba yuko twabana nk'umugabo n'umugore. Mu by'ukuri ntabwo azi yuko ndwaye pe, nta n'umuntu wanabimenya kuko ndi igikobwa cyiza kibyibushye kimeze neza, mfata imiti neza, nta na rimwe njya nsiba, sinjyanywa inzoga, ndya neza bishoboka. Imana yangiriye neza nubwo nakoze ibyaha ariko nabonye amafaranga. Hanyuma ikibazo mfite, byabaye ngombwa ko ibi bintu mbiganiriza inshuti yanjye Magara nizera. Irambwira ati imyaka yose wari ufite ubwandu? Ndayibwira nti cyane. Iyo nshuti yanjye irambwira ati rero nkugire inama, niba muganga yarakubwiye ko ufata imiti neza utakanduza umugabo wawe, n'ubundi kandi tuzi amakupure agiye abanye gutyo kandi umwe ari muzima undi arwaye, ati mwihorere musezerane mubane. Uyu musore ufite kasha agucitse wa buri kigoryi, umwihorere uzarehishe bishoboka. Nanjye ndavuga nti wa mugani, iyo nama ungiriye niyo. Uti cyangwa ntanabimenye, azabimenye nyuma, hari n'icyo umukuyeho kindi. Nawe ukoze mariage nk'abandi, icyo gihe nabimenya akipimisha agasanga ari muzima, hari igihe azakubabarira n'ubundi mukomeze mwibanire. Wowe uzagerageze ati ubigishe bishoboka. Umusore kugeza uyu wabo yaranjyanye, nanjye namujyanye iwacu, ariko mu by'ukuri umutima uguma kunkomanga. Umutima wanjye umwe ukambwira ati ese uyu muhungu ko yakwizeye wamubwije ukuri mukabana kubuze mbere yuko mukora mariage, mbere yuko atanga izo nkwano? Yabyanga n'ubundi ko atazaba ari uwabuza, uwawe naba harazakwemera ukuri. Mwana we nabyo nkumva biragoye, nkibaza ukuntu nzabimubwira, azahita yifata ate, azahita yibaza ukuntu twaryamanye ndwaye nkabimuhisha, anambwira ati kuki utabimbwiye mbere. Gusa nyine njye ndabizi neza ko ntaramwanduza pe, ariko ndagira ngo mungire inama pe, mubwire hakiri kare cyangwa mwihorere, ahubwo nzitwararike bishoboka ku buryo atazigera yandura. Wenda ntegereze ikizaba nyuma, mungire inama pe y'ikintu kizima nakora.